Ni byiza ko wabivuze ariko bigomba gutegurwa neza, bigomba no kuba bifite isuku. Ntabwo wamara kurya ibintu byiza ngo kandi utangire urware mu nda. Kenshi birahaba abantu bagaburira abana nk'aba cyangwa n'abandi baba bari benshi, ariko n'ubusanzwe kugenda mujye mukurikirana. Ejo bundi numvise ko duhura muri Youth Connect bagaburiye abari bahari, umubare munini wabo wararwaye. Mwarabyumvise cyangwa ibyo bibaho bite? Ibyo bibaho bite? Minisita wa Youth, bibaho bite? Mu Rwanda rwacu dushaka gukora ibintu bizima binoze, abantu bagaburirwa ibintu bibarwaza gute? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twarabimenye yuko urubyiruko rwinshi rwarwaye, twabikurikiranye. Ni amakosa ubundi ntibyari bikwiye kuva bategurwa bijyanwa guhabwa urubyiruko. Hakabaye hari procedure dukurikiza ireba yuko nta uhabwa ibiryo bifite ikibazo. Kandi wowe uri n'umuganga. Yes. Ariko ntabwo ari wowe wabibahaye, ntabwo ari we mvuga, ariko ndavuga ko bidakwiriye kuba mu bintu mu burere, mu myifatire, mu mikorere. Abantu bakwiye kugeraho biba umuco wo gukora ikintu kikanoga ku buryo n'ibindi. Ni abo bantu babikoze, kuko ntabwo ari bo bwa mbere. Ndashaka ko bakurikiranwa, byo bagomba guhanwa bagaburiye abantu ibintu nk'ibyo. Ubu no mu mahoteli bambwiye ko ihoteli ariyo yabagaburiraga. Ababikora bose, aho babikorera hose, bazajya bagira ibibazo niba gukora ibintu bitanoze bishobora kurwaza abantu. Bibaye kenshi. Ntabwo musana